kabiri mu Bugesera bahakorewe Jenoside nta n'ahandi yari za Gisenyi Kibirira niho byari birangiye ubwicanyi bwari bubaye muri Kibirira. Burakeye Bugesera nayo irafashwe. Wari burugumesitiri Rwambuka gahunda akaba arayizi, yewe na ntuza na prefe bagambiki babiziranyeho. Ubwo baratangiye amazu za Mayange baratwitse, epfo za Muyenzi baratwitse, za Murama bikomeza biza. Noneho Abatutsi bari muri iyo misozi za Mayange bose barabanza bahingiye Nyamata. Ubwo kugira ngo burugumesitiri Rwambuka ataza kugira icyo abikoraho, bwaracyaga agafata imodoka akajya Kigali. Yajya Kigali akanyurana na prefe aje kuraho gahunda yagiye mu bikorwa. Noneho uko impunzi sakuze dore nyamari wacu mwagiye prefe akaza akabareba ati se bimeze bite rwose abantu bashize bandi natwe twahunze ibyacu inkaza batwaye aba inzu ya naka abana banaka umugore wa naka abo bose twasize babishe. Prefe ati mwe mwihangane njye kureba burugumesitiri nta kintu umuntu yakora muri komini. Burugumesitiri atari ugifashe ya mbere atariko ati burugumesitiri ndamubwira arabikemura. Ubwo bakaza guhura ku mugoroba, burugumesitiri nawe ari amacenga bashyiraho ku bantu. Ubwo ina hano navuga ngo ari yarese iyi Gasozi na Kagari ka Rulindo ubu ngubu yahoze ari segiteri Rulindo, kariya yari segiteri Musenyi. Ubu nanone byose byakoze umurenge wa Musenyi iyo misozi hafi. Noneho iriya kariya na kariya nahitwa Nyiramatuntu ko ni mu murenge wa Nyamata. Icyo gihe byari segiteri ya Kayumba. Ubwo ibibazo dufite hano ni nabyo hari Kayumba nabo bari bafite. Gutera Ntarama biranga. Ubwo mu rwego gutera Ntarama byanze na Kayumba nayo niko yakumiriye aho za Murama, yakumiriye na Mwoko na za Kanazi zo ngizo nabo bose bakanuye amaso bashaka kuza ariko intwaro. Noneho ubwo b'Abatutsi bagiye bava mu yindi misozi uko bamwe barahu Nyamata, abandi aha n'abahi Rulindo baracengeye bahita biyizira inaha ngaha kubera nabo barabatwikiraga tureba. Ubwo dukomeza muri iyo midugararo biza kugera igihe raporo umuzungu kazi wari Nyamata bitaga warokotse amakuru akayatanga kuri BBC kuko nyamara abantu bashize. Ubwo byari bigeze igihe nazamunze ko babwira basubirayo bakanga gusubirayo, baca amazi yajyaga mu n'ibitwa n'inzara bazagira amazi barayaciye. Ibyo byose Rukatora arabitangaza kuri BBC. By'amashyaka menshi sasa tugeze hafi, mbese ako karengane kose FPR maze kubona kuko igihugu kishwe n'akarengane. Inkotanyi ziteye hano nibwo twatangiye gukubitika. None abo babona bafitemo kuba bayobora abandi ku bitekerezo bizima cyangwa se kuba bagumura n'abandi, abo bakajya batoragura kubita mu kasho ya komini. Mu kasho ya komini yararamo ijoro rimwe cyangwa abiri, uwo bakaba mushimusi bamugejeje gapfa ngo yapfuye. Gutyo mbese uwo bagizeho ikibazo batangira gushombashomba gutyo. Ubwo iyo ntambwe nayo turamenyera kuko nko kwakunda agace kaza kagatora mu mishwi nyine usigaye akamenya byagenda bite. Ubwo haba haje amashyaka menshi amaze kuvuka. Noneho emerere itangiye ibonye andi mashyaka noneho atangira
bazaga muri za mitingi. Ndabyibuka bwa bamwe abatutsi bagiye muri peri bitewe nuko umugenzi yabeshyaga ntawe nzi kuko ngo azanahimba. Umugenzi yajyaga agiye gutangira mitingi, turarambiwe aho abatutsi bazahora basa n'itungo rimara urubanza. Ati kuva 59 ikigiye gukorwa cyose umututsi nabanza, kigiye gukorwa cyose umututsi nabanza. Ntabwo twebwe peri ntitwemeye kuko umututsi azahora itungo rimara urubanza. Aho ngaho garega twabonye batuvuga abatutsi benshi biraho muri peri bashya. Noneho ya mashyaka nayo yaba irya sederi n'irya emerenide bakajya bahurira muri uko kugonga peri. Sasa noneho muri za mitingi, aho mwaba muri mitingi mugahura n'ibico aho mirwa. Mbarero Fideli aba ntuye mu mudugudu wa Kidudu, akagari ka Cyugaro, umurenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera. Ubwo ngira ngo nkuko twatangiye tubiganira, Jenoside uburyo yateguwe ngira ngo nabibyembe banyuriramo, ariko mu gace gato rwose muri Jenoside nyirizina nagira ngo abariho ngaruka, ariko mbega mbereka uburyo ubutwari bwari ahangaha Intarama n'inkomoko yabwo. Inkomoko yabwo cya mbere kwari uko impunzi z'abatutsi ziri mu Inyamata mu nkambi, uyu murenge wa Ntarama wari utuwe n'ingo zitarenze nk'icumi muri segiteri yose. Harimo ingo zigeze muri 5. Ni muri urwo rwego abari muri iyo nkambi abenshi baje gutura no murenge, ari amasambu baje gufata mbega bavuye muri ya nkambi yari Nyamata y'impunzi, kuko gusubizwa wa mu Ruhengeri bari bamaze kubona ko bitagishobotse, baza gufata amasambu ariyo ba data bafashe. Noneho byaronda koko ya masegiteri yo hirya no hino nahoze mbabwira, yo yaratuwe n'abahutu benshi, ariko hano Intarama ari nk'umuryango umwe. B'Abatutsi bavuye mu nkambi bose bigurupye muri Ntarama baba nk'umuryango umwe. Niho ubutwari bwa mbere bwari burimo aho kumva kuko ikibabesheje ahangaha ari kimwe, urupfu bapfuye ari rumwe, n'urubategereje barora narwo ari rumwe. Ibyo byonyine cyari ikintu kibatera ubutwari kibakomeza. Noneho ku bihe bya za 90 andi maserire nayo afunze ahandi. Noneho kuri ibi byambo rero ni naho cyane hari imbaraga nyinshi, kuko inyuma y'iyi segiteri Rurindo na Musenyi hari cyahoze ari komini Ngenda. Aho hose haturukaga ibitero byose bigomba groupe nini ushobora kurondora bigatwara umwanya. Ubwo abo bose bari ku rutonde, yewe tumaze kumenya kuko ikidutegereje ari ugutoragurwa. Bamwe na bamwe bagiye bavamo bahita batoroka bajya mu nkotanyi, abandi barapfuye muri Jenoside. Mbese murabona nkubwiye ako gace gato k'abantu nkubwiye abarimo hariho ngewe, hariho Borami na Gakwenza, abo bandi barapfuye. Ubwo muri ibyo bihe byose aha twarahagaze ku buryo nabo ubwabo bahamyaga kuko hatashoboka kumenerwa. Noneho rero abatutsi bari mu yandi masegiteri bumvise hano harananiranye guterwa, bose bahise bahungira inaha, kandi ubwo za mbaraga ziriho ziriyongeramo izindi. Noneho nibiteraho biziye tugerageza kubarwanya, kwinjiramo birananirana, bigera ubwo batangira guhamagaza abasirikare bati Intarama ntihagerwa hataje abasirikare.
nitwa Rusanganwa Jenoside ntawe inka ndishimye cyane ntuye muri Umudugudu wa Kidudu inka ndishimye cyane birenze rwose nagira ngo nshimire abagira neza n'abandi bantu baba bafatanyije kugira ngo babashe kugira ngo baremere umuntu wacitse ku icumu utishoboye kugira ngo nawe yiyuzuze mu kwiyubaka. Nitwa Nyirigiraheri ndi umuyobozi w'umudugudu w'Amahoro ni mu Kagari ka Nyakabanda umurenge ni Niboye akarere ni aka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Rero twebwe nk'abayobozi mu nshingano zacu dufite byinshi tugomba gukurikiza no gukurikirana, ariko cyane cyane ni ubumwe bw'Abanyarwanda, ari naho rero hazamo n'ibiganiro dutanga mu byerekeranye n'igihe cyo kwibuka. Mu kwibuka niho dutekereza kujya gusura zimwe mu nzibutso, kandi twebwe nk'umudugudu wacu byabaye akamenyero kubera ko duhora dusura inzibutso kandi tukamenya amateka, tukagira n'ibyo tuganira kubera ko tumaze kumenyera gutanga ibiganiro mu byerekeranye no kunga Abanyarwanda n'uburyo bateka. Kuko murabona ko ndi umusaza, hari byinshi namenye, hari byinshi ngomba kugeza ku rubyiruko, cyane cyane ko mwabonye nabo twazanye benshi ari abasore ari inkumi, kandi mwabonye ko ari byiza kugira ngo nabo ibyo baganiraga n'ibyo babwirwaga mwabonaga ko ari ibintu nabo bakeneye bafite. Nanditse mu ntuza mu byerekeranye ibitekerezo nkagira nti Imana yaremye umuntu, kandi nk'uko tubyumva Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo. Havuga ngo niba umuntu yica umuntu aba yica Imana, kandi nawe aba yica. Nkugira nkavuga ngo Imana yahanukaga, noneho ibitero byo hirya hino byabereye cyane. Iyi misozi nanone batangira kugera bagerura ngo bongere batere hano, birabanza birabananiye. Noneho hahandi n'ubundi hari harashobotse, ariko ubwo hagati nanone haje kuzamo isomo burugumesitiri Rwambuka yaje gushyiraho, ubwo kubera kuko bihagaritswe yewe noneho amahanga yabimenye, kugira ngo bititwa Jenoside bahise bavuga bati abo bicanyi, abo bisha abantu bakataba ibitero mubafate mu bafunga. Muri iyo mirenge, muri ya masegiteri byari byabayemo, baratoratoye barafasha. Yewe ntibanabafungiye Nyamata, babajyanye ku Ntarama. Ishyaka sederi rimaze kubuka sasa, muri mitingi yabo baragiye bafungana korona telekom hari Kigali, bisi zose bazuza gusohoka. Muza tubereka aho muza nizo modoka sederi zikubisemo, baragiye kwidiririza Ntarama. Kingura bamaze gukingura, abahutu bose bisha abatutsi mu Bugesera nta cyaha bakoze, bose ni basohora barabasohora. Dore imodoka mujyemo tubacyure. Abari bakoze Jenoside ya 1992 bose bagiye mu mabisi bagorerwa gutaha, baraza bageze i Nyamata. Rwambo uzongera gukora ku muhutu wishe umututsi n'akazi kawe tuzabikwereka, abangabo barebe wirore. Nawe rero arababwira ati rero namwe n'ubucuti bwawe twababwiye kuko mugenda mukatera abatutsi mukabica, ibyabo mukazabitwara batagihari kuko nta muzamubibura. None mwebwe kabishwe reka mufungwe nyine, mwabanje gusabura mutabanje kwica. Iryo murirebe ko ari ikosa, utangire zongera ngaho ni mutahe basura amasegiteri mu ngo zabo. Ariko ubwo imisomo rero ubu ni myiza cyane, ngira ngo hariho nabo mwagiye mwumva bagiye mu isanamitima ku bwa Padiri Obardi hari Nyamata, yagiye atanga inyigisho nziza cyane, abantu barafashwa. Noneho arabanza toza
abishe gusaba imbabazi. Yewe noneho natwe twicirwaga natwe adukorera natwe ikindi kiganiro kitureba, avuga ati rero kubabarira ni ngombwa, iyo usabye imbabazi ntuzitanga ushobora guhanirwa bya byaha uwasabye imbabazi we akabikurirwaho. Ni muri urwo rwego rero noneho natwe twagiye twumva tubohotse, twumva kuko dukwiye kubabarira yewe badusaba imbabazi. Ubu rwose dufite imiryango ikomeye, byaba ibimina dutanganamo amafaranga, tuba turimo turavanze. Ubu dufite umuryango wo gutabarana, mbese kera ubundi hakiriho gahunda yo guheka ku ngobyi, twabyitaga inama y'ingobyi. N'ubu turahekerana, turatabarana. Mbega niba hari uwagize ibyago, yaba ari uwo muri twe cyangwa muri abo badukoraga Jenoside, uwagize ibyago turamutabara. Utahabonetse ubuyobozi bwashyirahamwe buramuhana nk'uko atatabaye bagenzi be. Mbega noneho ahabaye ubukwe ntabwo wamenya ngo nta muhutu n'umututsi.